Ibihe byiza mukunzi wa Ituze 250, reka nguhe ikaze kuri Ituze 250 tubane muri addon. Abantu benshi bakomeje kumbaza addon yagiye hehe, byagenze gute kutagikora addon, ariko kuri iyi nshuro reka nkubwire ko tugiye kubana muri addon, aho tugiye kurebera hamwe byinshi ku makuru arebana n'urukuta, urukuta rukomeye cyane rubitse amateka menshi, rwashyizwe mu bintu bitangaje biri mu isi cyangwa se ibintu biri ku isi ariko kandi bitangaje. Reka nkubwire ngo rero ni inkuru tugiye gusanga ku gihe.com. Inkuru irakomeza ikagira iti ikaze ku rukuta rw'amayobera rumaze imyaka ibihumbi 2500 mu marembo y'Ubushinwa. Hanyuma rero nirwo rukuta rwa mbere rwubatswe n'amaboko ya muntu mu myaka isaga 2500 ishize. Nta mashini cyangwa se ikindi cyose byakoreshejwe uretse yuko byakoreshejwe amaboko n'imitwe y'abantu ubwabo ngo huzure rero urwo rukuta rurerure kugeza magingo aya ruzwi nka Great Wall of China. Wakwibaza uti Great Wall of China, Great Wall of China ni iki? Ni urukuta bwoko ki? Ese urwo rukuta mu by'ukuri rwubatswe ryari, rwubakiwe iki? Ibyo byose ni ibintu wakwibaza, ariko ntujye kure, dukomeze tubane. Great Wall of China ni urukuta rumanuka imisozi rukazamuka indi mu mashyamba n'ibihuru biri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa. Ubwo abami ba kera b'Ubushinwa bashakaga kwikingira abanzi babo ngo hatazagira ubatera yinjiriye aho ngaho. Ntiwumve urukuta rero ngo ukeke ko ari urukuta gusa cyangwa se ari urukuta rusanzwe nk'uko dusanzwe turuzi, ahubwo ni urukuta koko. Nimvuga urukuta wumva urukuta koko. Uburebure bwarwo bubarirwa mu birometero 20,000, rukagira rero ubugari bwa metero ziri hagati y'enye ndetse n'eshanu, mu gihe kandi uburebure uva hasi kugera hejuru ari metero ziri hagati ya 7 n'umunani. Ni urukuta rero rudasanzwe, ni urukuta ruhora rutangarirwa n'uwo ari we wese ugeze muri kiriya gihugu. Uru rukuta kurugenda ngo ururangize byo biragoye ukoresheje amaguru. Wibuke ko kuva Nyagatare ugera i Rusizi ari ibirometero 350. Uru rukuta rero rwo ni ibirometero 20,000. Ni urukuta rero rudasanzwe ruhora rutangaza abantu. Ku bijyanye n'uburambe bwarwo wakwibaza uti uru rukuta rwubatswe ryari? Rwubatswe mu mwaka wa 220 mbere ya Yezu cyangwa se Yesu, byaterwa n'uko mwita. Rukubakwa rero n'umwami w'abami wa mbere w'Ubushinwa witwaga Qin Shi Huang. Icyo gihe Ubushinwa ntabwo bwari bwakabaye igihugu kinini nk'uko tukizi ubu, bwari bugizwe n'ibihugu bitandukanye kandi byinshi. Intego yo kubaka uru rukuta kwari ukwikingira ibitero byashoboraga kugabwa n'ibindi bihugu byari bikikije Ubushinwa, birimo abamongari bari baherereye mu majyaruguru. Ni nayo mpamvu rero uburyo urwo rukuta rwubatse atari urukuta nk'uko dusanzwe tuzi izindi nkuta zose, ahubwo ni nk'inzira nini yubakishijwe amabuye n'amatafari. Hagati hakabamo iminara cyangwa se inzu nto abasirikare bari barurinze bararagamo cyangwa se babagamo. Hakabamo indaki bihishagamo nk'iy'umwanzi yabaga ateye. Ibice byabikwagamo ibikoresho ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bifashishaga. Si urukuta rugiye ku murongo nk'uko dusanzwe tuzi izindi nkuta zose, ahubwo ni uruhererekane rw'inkuta nyinshi zigiye zihuriye hamwe, rumwe rugaca ku musozi runaka ukwarwo, rukaza kugira aho ruhurira n'urundi ruciye ku wundi musozi, ku buryo uri inyuma yarwo atabasha kwinjira imbere mu gihugu mu buryo bumworoheye. Uru rukuta rwubatswe neza by'umwihariko mu myaka y'1368 ubwo Ubushinwa bwayoborwaga n'umwami w'abami Zhou Yuanzhang wo mu nzu y'ubwami izwi nka Ming Dynasty. Uyu mwami w'abami yayoboye Ubushinwa igihe kinini. Muri icyo gihe kandi ni nabwo iminara y'uyu munsi abantu bakibona yubatswe kuri urwo rukuta. Mu kinyejana cya 17 ubwo Ubushinwa bwari bwarigaruriye Mongolia, uru rukuta rwabaye nk'urutagifite akamaro kanini kuko umwanzi batinyaga bari bamaze kumwigarurira. Kuva ubwo imbaraga nyinshi ntizongera gushyirwa mu kubaka urwo rukuta, ahubwo kandi rusigara ari nk'ikimenyetso cy'ubuhangange bw'Ubushinwa. Amateka avuga iki kuri uru rukuta? Wakwibaza uti se uru rukuta rwubatswe n'abantu ki? Amateka avuga ko uru rukuta rwubatswe n'abacakara, abanyabyaha n'abandi bantu babaga bahanwe n'umwami bagafashwa n'abasirikare. Hari amakuru avuga kandi ko hari abagiye bahapfira
nta bimenyetso byahabonetse by'ibisigazwa by'abantu baba bahashyinguwe. Uru rukuta runyura mu duce dutandukanye tw'Ubushinwa cyane cyane mu burasirazuba bushyira amajyaruguru hafi y'umurwa mukuru Beijing. Ni urukuta kandi rwashyizwe mu bintu 7 bitangaje ikiremwamuntu cyabashije kubaka ku isi, 7 Wonders of the World, guhera mu mwaka w'1987. Uru rukuta rukaba kandi ruri mu murage w'isi. Ku munyamahanga uri mu Bushinwa by'umwihariko i Beijing, biragoye ko wabaza umuturage w'Ubushinwa ahantu heza wasura ku rutonde habureho urwo rukuta rw'agatangaza. Gusa kubera imyaka ishize rwubatswe, ibice bimwe na bimwe byarwo byatangiye kwangirika ku buryo leta y'Ubushinwa itemerera abakerarugendo kurusura ngo bidashyira ubuzima bwabo mu kaga. Hari uduce tumwe na tumwe twagiye dutunganywa aho inzira zikigaragara abakerarugendo bemererwa kunyura bakazamuka urwo rukuta, bakihera amaso ubuhangange bw'ubwenge bwa muntu. Kwinjira ngo usure uru rukuta ni $10 agera ku 10. Iyo umaze kwinjira werekwa inzira zitandukanye aho urukuta runyura, ugahitamo iyo ushaka kwerekezamo bitewe n'aho intege zawe n'amaso byawe bigushimiye. Ntabwo uru rukuta ari cyo kintu cyonyine kiryoheye amaso gusa gihari, kuko hari ibiyaga n'imigezi aho bimwe byagiye bitunganywa bigashyirwamo n'ubwato, abashaka kubukoresha bakishyura hanyuma bagatemberezwa. Hari kandi uduce two gukambikamo turimo amahema abakerarugendo bashaka kuhamara igihe bemerewe kuraramo bakishyura bitewe n'igihe bazamaramo. Ubushinwa nk'igihugu kimaze gutera imbere cyatangije uburyo bwo gutemberezwa urwo rukuta hakoreshejwe utumodoka tugendera ku migozi, aho nk'abadashaka kuzamuka iyo misozi urukuta rwubatsweho bishyura izo modoka zikabibafashamo batavunitse. Kubera kandi ko nta muntu ushobora kurangiza urwo rukuta ku munsi umwe cyangwa 2, hari indege zitembereza abantu hejuru yarwo bakaba babasha kureba neza urwo rukuta barwitegeye. Uru rukuta nubwo ari kimwe mu birango bya kera bigaragaza ubuhangange bw'Ubushinwa, Abashinwa bo siko babibona. Abashinwa bo ngo siko kamaro gusa konyine babona muri urwo rukuta, bemeza ko ari ikimenyetso cy'imbaraga zabo kuva kera na kare, ubufatanye no kudatezuka mu gihe bafite icyo biyemeje kugeraho. Abayobozi batandukanye bakomeye ku isi basuye uru rukuta barimo Barack Obama wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umwamikazi Elizabeth II wahoze ayobora Ubwongereza, George Walker Bush wayoboye Amerika, Vladimir Putin uyobora Uburusiya, Nelson Mandela wahoze ayobora Afurika y'Epfo ndetse n'abandi. Reka ngushimire cyane wowe twabanye ku Ituze 250. Iyi ni Adon, ndi Queen of Trends.